Mwiriwe Nyanzi. Muraho. Yego, amakuru se. Amakuru ni meza. Ko waruvuye mu rugo kandi nanjye kukureba. Nubuhoro. Ubuhoro. Nubuhoro. Mbwira numve. Twaje mu rugo se nkabikubwirira iwawe. Siko koko nanje narindi kwihuta. Ihangane Nyanzi. Nta kibazo kuvuga ufite imitwaro tugende ndebe niba ikibazo cawe natumva. Urabukoze. Ari ibibazo bikomeye. Ni mu mabuye no kwihangana. Basha guca bugufi wicara aho ngaho Ku mabuye. Urebe ko wanganiriza gakeya nanje narindimo kwihuta. None singo biri kugenda gute muko? Rero Nyanzi. Nakinye nabi. Kora amakosa pe. Ukora amakosa? Narinje nkurire miyena. Ari kibazo gikaze muko. Kirakaza ariko mbabarira byihangane. Ubu none nino kundangiye. Numuturanyi wa hano, numuturanyi wawe. Akubwira yuko mbikoraga. Oya, ndamubwiye ngo nshakira umuti ngo munda ameze nabi. Ndamubwiye nyine ngo ngiye gushaka umuti w'inzoka. Umubwiye no gukuramo inda. Umva rero wa mukobwa. Bino bintu abari ibintu byibanga. Sibyo? Nimba nabi gukorera yego n'ubufasha mbangwaye kugira ngo bitazagaragara nabi mu baturage. Sibyo? Iki kintu none ufite 150. 150 yose si wareba ko nabikoze mpubutse ukankatura. Usikonye kubona ikuze ndago yaguhitana nanje narigenje. Ndera nditana. Urihangana ariko ivemo. Usa bino bintu biba bikaze kubikora. None ufite 150 wayitwaje. Girira mbo mfite senkani niyo nitwaje. 150 ndago nabikurira menda. Kiretse ahubwo uranyandikira ko unsigaye mwana ukazayamba. Nda kibazo ariko ngize imana yawe ni benshi bikorera gasubwa mbere subwa kabiri. Waba baye ngo wacumi. Ngize imana yavamo. Gusa ariko ukajundangira mu bintu by'ibanga ndaga ari ngombwa buri wese. Abantu bazatuma leta ibimenya ibyo bibana kuko nanjye bamenye ko nayikwemo bamfunga. Mbo nguhaguruka ngwereke ibi bintu twakora. Koko twahingana guca chonga aho fata hano koko ndayihera kwikuze kishobora no kubyara ibibazo koko ubu ngubu se wayifashe watwise kuva ryari ashize ameza arindwi siku wagira ngiri kubirigita ngaho funga umwuka ngo wereke kundu nayikuramo ariko nduzambe mukira ngo unyambure amafaranga ganje ingo pe funga umwuka ubu ngiye kuhitari amakofa 3 ndatera ijyambere funga umwuka ngiye gutera igipfunzo cyambere ugifunza umwuka uri kubyumva neza umufungura iguturikana ndagure bivamo tuza ufunga umwuka neza subu koko njewe Nyanzira uranzi ko ndi igihangange ngaho funga subu koko gatangiye kurira nyine agiye kuvamo ubuhanga bwanje bugiye kugaragara ubu ngubu agiye kuvamo neza nuko wagira ngo niyinda watewe ni satani y'inyagenge atangiye kurira uri umukobwa nakwiye benshi ndikuwe urangora pe funga umwuka mukobwa funga umwuka subindi sibanga usiko no ihangane funga umwuka oya muga oya Nyanzi koko wafunga nimba ari guce bakuraga minda oya nimba ari guce bakuraga minda ntago narimbize ngiye gusubirayo uyu mwana n'icake nzamubyare murere ariko kugira nanjye wisubiyeho se kandi nisubiyeho pe nanjye mve ndi kubabara si koko Nyanzira nje undebere mu busa sige wakubitiye wari ukubita icyuma oya ubusimuko ndana bibirumbaye iki suru kuba ni ndanje vuyemo umva ngubwire neza oya ari ushobora kugira ibibazo no kuri kw'Imana ubwo suru kuba ni ukore